imbuto zo kurya abarwayi ba COVID-19, bakusanya n'ibiribwa byunganira ibyo leta yatanze byo kugoboka imiryango yagizweho ingaruka na gahunda ya guma mu rugo. Ibiribwa mu by'ukuri ni ukuvuga ngo uko abaturage batuye mu midugudu yabo uko abarwayi bameze, abaturage bishyira hamwe bagakusanya ibiribwa bakabasha kubashyira. Muri rusange rero ni ukuvuga ngo ntabwo twifuza ko hagira umurwayi mu mudugudu mu by'ukuri ugaragara ko afite inzara. Abajyanama b'ubuzima buri munsi barabasura bakaganira, kandi uretse n'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo dufite urwego rw'umudugudu ruterana bakatubwira ikibazo bafite. Uyu muyobozi agaragaza ko uyu munsi abaturage bahingiye imiryango 6, ndetse iki gikorwa kizakomeza ku buryo buri murwayi wese wa COVID-19 udafite ubushobozi bwo kwita ku bikorwa bye by'ubuhinzi azafashwa n'abaturanyi be. Kugeza ubu muri uyu murenge wa Busasamana hari abarwayi ba COVID-19 barenga 40. Fred Ruterana,